CTV show. Umuhungu wanyu yagarutse nzi no kubereka ukuri, nje kubabwira ukuri. Banyarwandakazi mwarayobye, nje kubabwiza ukuri. Reka twibande ku makuru agiye atandukanye y'ibyamamare byo mu Rwanda. Niho ndi kwibanda cyane kuko nyine niho mbona ibibazo, mwaracanganyikiwe, abanyamakuru baragiye barabacanga babagira abantu badatekereza, buri wese abashyira aho ashaka, undi bakamuhinduranya akajya hariya akabati uyu nguyu ibyo ari kuvuga nibyo, uyu ibyo ari kuvuga ni, ariko ngenje kubasesengura mwese nyine mumenye amakuru aho mwayobye muhamenye. Hano wenda ntabwo ndi bwibande kuri saga ya Yago n'abandi bose na ba DJ Brian, ntabwo ariyo nje kuvuga, ariko nawe murabizi aho igeze amahanga yabamenye, hagati se mu Rwanda byagenze gute. Ahubwo njyewe nje gusesengura saga yari iri hagati ya The Ben na Bruce Melody aba Coach Gael nyine. Ubwa mbere Coach Gael aza mu Rwanda, nyine reka tumwe mukurikira muri benshi, sinkunda no kumuvuza uriya musani nta kintu kizima avuga, uriya musani ni ukubayobya. Njye birambabaza ukuntu umuntu abayobya mutazi n'isura ye, basi rimwe na rimwe hari igihe njya mbona cyapostinze amaguru, cyapostinze ibiki, mugasara ngo deka buriya se muzi ko ari we. Ako ntimukemere ko umuntu abayobya. Yaravuze ngo Dekati yarifashe aravuga ngo Bruce Melody ntavuga rumwe na The Ben, ngo nta hantu bahuriye. Bruce unuza The Ben nta hantu ahuriye na Coach Gael, ngo barangana, ngo ari manager we, ngo yamuriye amafaranga, ngo ibiki, ngo arimo saga ya danje, ngo ni ba mukeba. Ariko mwarabibonye ejo bundi ukuri kwarigaragaje. Ejo bundi urabizi indirimbo ya Kevin Kade na Element na The Ben igiye gusohoka. Amafoto ya Coach Gael na The Ben mwayabonye, video ziri kumwe na The Ben na Bruce Melody mwazibonye. Ariko ngiye ikintu cyambabaje nuko uriya muntu ngo bita Dekati wahimbye usaga ngo abantu bagirana beef. Njye byarambabaje ukuntu yapostinze avuga ngo abahungu batuziye, apostinga ngo indirimbo igiye gusohoka The Ben na Kevin Kade na Element, yaravugaga ngo ni ba mukeba nibavuga rumwe. Hako ndebera bipostinze none ari no kubashyigikira. Abonye araburije kwa Yago, ahita none asubira inyuma ajya kwibuka ko hari saga yahimbye ya The Ben na Bruce Melody na ba Coach Gael, ahita aza kwitwikiraho. Yabuze inkuru nge nabibonye. Ni gute ufata ibintu bya kera ukagenda ubigarura ngo narababeshyaga, arimo arigarura. Uretse Big Energy raje batewe, amakuru yanyu yose turamenye. Hari ibyo maze kubona byangezeho, uretse nenda bitahanze. Mukore subscribe na share na comment, igenda batahanze. Ababeshya bose nge nabaziye. Nge naje nje channel yanjye ntabwo iri hejuru, ariko nge ndifuza ko mumfasha no gushimira Big Energy, bari kugenda bamfasha gake, ariko ngewe sibo bantumye. Ahubwo ngewe naje kuvugisha ukuri, urwango ruri hagati y'abanyarwanda, abahanzi tureba. Ni gute muvuga ngo murema ngo harimo beef, mukica abana b'abanyarwanda b'abahanzi? Kuki ngiki ngo tugomba kugifungisha? Kuki ngiki ngo ni ikigori? Man, birabyana byo hanze, birabyana mugani wa Yago, birabyana byo hanze ntibizabakandagire. Ni gute abantu babitendeka ku majosi ariko? Man, njyewe ntabwo ndi wa munyamakuru uvuga bishyura mani ngo sebye umuntu. Urumva kurya ndi kuvuga Dekati cyangwa kiraki wa mungani wa Yago gifite ivata mu kanwa ngo ni Godfather, cyenda kivuga abantu kuri space kikanabatuka. Njyewe hari umusani wanjye wambabaje ejo bundi yagiye kuri space ya Godfather, zukuntu cyamubwiye ngo ariko ngo wabuze akazi, ngo urimbura mukoro, kandi arakijoyininze kujya yumva ibyo kiri kuvuga nubwo ari ubugoryi. Ahubwo nge byarambabaje umuntu inshuti yanjye ajya kumva kiriya kigoryi kivuga ubugoryi kikanamutuka ngo nimbura mukorosha. Ariko narasetse. Ariko abanyarwanda hano ntabwo nge nishimye nubwo ndi guseka. Hari igihe nyine umunyarwanda arenzaho akereka ko abantu nyine nta kibazo, ariko harimo ikibazo. Birababaje kubona umuziki nyarwanda turi kugenda tukawuteranya, twiga abanyamakuru
tukifata umuhanzi umwe tukarobanuramo, dufite abahanzi barenga 1000 mu Rwanda bro, ariko tukarobanuramo umuntu umwe cyangwa batatu tukabaroba, ataba abantu tugiye kubafungisha. Gute mukundane mureme urukundo hagati yanyu? Umunyamakuru n'umuhanzi nyine, umunyamakuru n'umuhanzi nta bantu nyine, si navuga ngo ni nka murumuna na mukuru ya, bose barakenerana, buri wese agaburira undi. Icyo nabasaba ni ugukundana. Ababayobya reka mu bateye ahuzo, ndiko njya numva bavuga mu bateye ahuzo, ahubwo mureme urukundo man. Nka kuri Big Energy iri kubikora, iri kurema urukundo. Wowe ufite ishaza, wowe ufite agashyamba, ntawe kazakugeza bro. Chillinga down, nimba waranabuze inkuru ugenda ukoresha muri famille zanyu, ntabwo wabura abantu basetsa mwana. Ugenda ubakoresha ibiganiro, ujye hehe na hehe ubakoresha ibiganiro, ariko ureke gusebya abahanzi man. Twikira kuri mugenzi wawe mufatanyije urugendo bro. Mwisubireho, njye nuko nabaraburaga. Mukore subscribe na share na comment. Ciao ciao.